ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe sadukurikiye umwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka ugahindura ubw'abandi. Kandi nakubwiye ngo sidini sitorero ahubwo naho umuntu yegera akabohoka akumva umugambi w'Imana, kandi buri wese mu itorero akabuwejejwe muri ryo. Ku bumwe bw'abera ministries ntitwemera amavuta, ntitwemera ibintu by'umunyu, ntitwemera ibintu by'amazi, ntago tubisiga, twe twemera imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Ariko kiriho turakubwira ngo igihe cyose wibonaho ko utabasha kwakira ibyawe, hari intambwe no kubyimenyaho, no kubisengera, byaba ngombwa ugakora n'igikorwa gituma uhura n'ibyawe. Twe ntidutinya, tukubwira igitambo, tukubwira amaturo, tukubwira icyo twita imbuto kugira ngo urushaho kwinjira mu mahame, kuko ntiwava ahantu haremereye nk'aho y'umukozi w'Imana yavuye haragoye. Rero tugeze mu cyagato amaze gukizwa, ibyaha byose yakiriye Kristo, ariko amaze kwakira Kristo nuruhe rugamba yarwanya. Ryo mbereke ko kuba usenga ukijijwe ntibikuraho imbaraga za karande ku buzima bwawe. Amahirwe yagize nuko ababyeyi bari bakiriho, ariko nabo bataravuye muri ibyo burundu cyangwa batarashenye ibyo bintu. Ariko icyiza kiriho ubu ngubu, ababyara abamukomokaho ntibazigera banyura mu byago nk'ibyo Izayi yagiye acamo. Karibu Izayi, ni igice cya 3 cy'ubuhamya bwawe. Noneho urakoze Imana gumisha, wasenga Imana twihuta cyane, ariko intego yacu ivuga ngo niki cyatuma abantu bagumana Hebroni yawe, agasozi k'umugisha. Koko abadayimoni bakicareho, uceceke, uhombe, diplome bayicareho, urugo barwica, ugira urugo utagira umunezero, ugira umugabo utagira umunezero, ugira umugore utagira umunezero, ubyara ubura umunezero, wiga ubura umunezero, ucuruza ubura umunezero. Mbega muri make umwanzi akunyage Hebroni, ayigumana uyireba n'amaso. Biragatsindwa n'Uwiteka. Imana iguhe umugisha. Karibu Imana. Murakoze cyane. Dusengera Imana tukomeze. Mana mu izina rya Yesu, turagushimiye ko wongeye kutugarura ku bumwe bw'abera ministries, uhabwa icyubahiro. Turagushimiye ku bw'abantu bose bari kudukurikirana kandi bakagenda bubakwa biduturutseho, ku by'imbaraga wakoze kuri twe. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze rero kugira ngo aka kanya nako tuwongeye kubonaniramo katubera akanya kumugisha, kandi tukubwe neza impande zose. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Rero ndagira babwire umugabo mukunde, mumuhamagare, muvugishe, n'umunyamasengesho, n'umuhanuzi, n'umukozi w'Imana rwose. Kandi noneho ndagira ngo wongere uvuge nimero tugitangira. Ntacyo binantwaye. Ni 50, no guteranya 50 78 17 umuhamagare, aguhe n'ubundi buhamya. Hari ibindi mutazi. Rero tumaze no gukizwa, umaze kubatizwa, urumva uri kwitegura guhinduka. Duha ubwo buhamya kugera no kurushako. Imana iguhe umugisha, kandi icyo tuzi cyo nuko hari Imana avuganye nawe. Hanyuma murakoze cyane. Tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tumaze gusengerwa, tugatangira noneho kuba mu nzu y'Imana. Hariho ikintu cyitwa kwigishwa gusenga. Tutangira kwigishwa gusenga n'abakozi b'Imana, twigishwa gusoma ijambo ry'Imana, twigishwa kwiyiriza ubusa, kuko arizo nkingi zikomeza umukristo mu rugendo. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kwiyiriza ubusa, no kugenda wizera Imana mu bumana bwayo, bituma umuntu akomerera mu byo atangiye cyangwa se mu byarimo Imana ishima. Hanyuma ninjiye mu bihe natangiye kwiga gusenga, nkomeza kwita ku gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo nkomeze menye icyo Imana ishakaho muri Kristo Yesu. Hanyuma muri uko gusenga, Imana itangira noneho kumpa amasezerano. Amen. Impa amasezerano, irambwira ngo mwana wanjye nzakugirira gutya na gutya na gutya. Kwa kundi murabizi ko na Buramu Imana imuhamagara imukura kwa Setera, yaramubwiye ngo siga ujye nanjye nza.
guhindura umugisha, nzogeza izina ryawe, nzagera gutya na gutya. Hallelujah. Imana itangira kumpa amasezerano y'iby'Imana izankorera, y'iby'Imana izankoresha. Imana impa amasezerano donc y'iby'Imana izankorera, ninkomeza kubana nayo nkayikorera. Rero natangiye urugendo. Bibiliya iravuga ngo Yesu arangije kubatizwa, umwuka wera akamanuka ari mu ishusho y'inuma avuye mu ijuru, ijwi rikavugira mu ijuru rikavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, nimumwumve. Bibiliya iravuga ngo Yesu yajyanywe n'umwuka mu butayu kugeragezwa. Nanjye maze gukizwa, umwuka yanjyanye muri training. Anjyana muri training zo kugira ngo ankamuremo za mbaraga zari zimfite, ankamuremo bya biryo nariye bitari bizima, ya myambaro nambaye itari mizima, kuko najyaga njya mu isoko nkajya kwiba imyenda yo kwambara n'ikamambiri n'ibiki byose. Iyo myenda yose rero abantu bakabona nyambaye, ariko jyewe nzibanga byaho nayikuye ko ari mu bujura. Yesu rero anyigisha kwambara nk'uburiwe, cyangwa se gukuburirwa, sinzi niba ari ikinyarwanda cyumvikana, umwenda abandi bambaye, ariko nkumva uranyuze, oriye yo kuba nakwambara umushyashya nibyo. Yego, amen. Ariko numva ijuru rivuga ko rizanyambika, rizangaburira, rizangira umunyacyubahiro, rizanyicazanya n'abakomeye nka ba Mushumba hano twicaranye. Haleluya. Imana ivugana nanjye ko izampa kuvugira ku isi yose. Ubu ndatekereza byarasohoye, jusqu'à maintenant byarasohoye. Ubu ngubu ndimo ndavugira ku isi yose, ndabyumva kandi ndumva ariko bimeze. Ibi byose bituruka mu masezerano, ntabwo byapfuye kuza gutyo, cyane ko mu biwacu nta wigeze ahura n'uyu mugisha umeze gutya. Ariko ijuru ryampaye umugisha mu masezerano y'Imana. Hanyuma rero ninjira mu rugamba rwo gucishwa bugufi. Nubundi nari nsanzwe nciye bugufi, ariko ncishijwe bugufi n'ibyaha byanjye no kutagirirwa icyizere n'ibiki, ariko noneho biba ibishya, kuko ijambo riravuga ngo nuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Irindi rikavuga ngo abari muri Kristo Yesu ngo baba babaye ibyaremwe bishya, ibya kera biba bishize. Hanyuma rero ubwo ngubwo ntangira kugeragezwa. Niki ngeragezwa? No kuba mbona stoke yaho nakoraga, kuko nakijijwe n'ubundi nkora. Hanyuma agatima kakarehareha kugira ngo ntongere gufata muri stoke, ariko ijambo ry'Imana nakiriye naryo rikavuga ngo ntukoreho. Yego. Nkanigana rero n'uwo mutima, ariko kuko nakiriye imbuto itabora, ikanesha muri njye. Nkasenga, nkakomeza nkabwira Yesu ngo mfasha kugira ngo mpinduke rwose kuri izi ngeso. Nkabona amafaranga, nkatumwa guhaha. Umukristo ntabwo agavura. Ubwo nyine nkitubika umukandara mu nda, sinongere kugavura amafaranga ya mabuja. Noneho ntangira ibyo ndimo ndakora bigenda bingarurira icyizere nari naratakaje. Yego. Byabaye birebire rero, nkomeza nigishwa gukena, ariko ntongera kwiba, ntongera gusambana, ntongera gukora ubugome, nta bugome bwongera kunzamo. Byabaraga kuza se ngo bikuzemo? Oya, izo byarashibukaga muri njye nkabyumva, ariko nkabirwanya. Nkumva niba hari nk'agakosa bankoreye kwa ba databuja na ba mabuja, nkumva nabakorera ubugome. Hari n'ibyo umuntu atavugira kuri kamera bitewe nuko yes. Hanyuma ariko umwuka wera n'ijambo ry'Imana nakiririye mu gakiza k'Imana, umuririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, bikagenda bigwana n'iyo kamere, n'iyo myuka ishaka kubyukira muri ngewe kugira ngo yongere nsubize hamwe hambere. Ariko
imbaraga y'Imana muri nge ikagenda imfasha nkasanga nasimbutse icyo kiraro. Hallelujah. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ubwo Imana yakomeje ibana nanjye ikomeza kumpa ayo masezerano yuko izankoresha izangirira neza. Ubwo ndangije irangerageza mushumba rero. Irangerageza buriya rero ni karande yashaka kurwana no kugira ngo usubireyo. Yego igashaka kunsubizayo ariko nanjye nihata gushaka Uwiteka. Hallelujah. Iyo umuntu Bibiliya iravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo twegereye Imana kandi dufite intego yo kuyishaka koko. Hari umuntu ujya gusenga ariko wareba imyifatire ye y'ukuntu arimo arasenga, wabona no ukabona n'ibintu byoroheje bireje bidafite imbaraga, bidafite icyo bitumbiriye. Ndashaka kubwira abantu ko mu gihe dusenga bishiramo ubuseriye, kuko n'abantu iyo bagiye gucuruza, iyo bagiye gukora imirimo yabo babishiramo imbaraga, babishiramo ubuseriye kugira ngo bagere ku ntego. No gushaka Imana rero ugomba kubishiramo ubuseriye kandi ukabiharanira. Uyu munsi donc Yesu yaravuze ngo mukwiriye gusenga mutarambirwa, musenga ubudasiba mu buryo bwose bwo gusenga. Imana itugirire neza. Hanyuma rero nihata gushaka Uwiteka muri ibyo bigeragezo byose by'ubukene no kurwana n'izo karande zishaka kubyuka muri ngewe, nazigwanyirije mu masengesho no gusoma ijambo ry'Imana no kwiyiriza ubusa, ngenda mbohoka no kuba hafi y'abakozi b'Imana. Rimwe na rimwe nkabagisha n'inama, nkavuga ati hano ko hano ngerageza gukora iki kikanga, none nkora iki? Nkasanga abashumba banjye ubwo muri make ubukene bwarakwatatse, ingorane zirakwataka. Ega n'abakobwa nabo ntibahagaze. Nuvuga ngo waje no mu rusengero basangamo, no mu rusengero mbasangamo. Hari n'igihe baba barimo ku buryo usanga umuntu agusuhuza, wakumva insuhuzo ye ukumva irimo dayimoni ziherekeje. Ko warumenyereye kare agakino cyane ko jewe ubu ngubu iyo ndamukanyije n'umuntu indamutso ye ndayimenya niba ari nzima cyangwa se niba ipfuye. Harahanyuze kuko narahanyuze. Niyo mpamvu rero ngomba kwirinda mu minsi yanjye. Ibyo uvuga ndabizi ngiye mu 2000 umuntu agiye kunsuzaho umukobwa ukuboko mu kwaha ukunda kunyuza hejuru. Yego. Sinda mukanyiba. Iyo niwe ntuzongera n'ikindi gihe nigirayo. Arangije ajya mu cyumba gusha umuntu wari umuhanuzi ukomeye, basambaniye mu cyumba. Urumva ngo ubundi icyo tuvuga nubwo dukijijwe ntabwo ari twese. No mu rusengero hari abaje gushaka bantu bafitemo za karande kugira ngo babakure mu nzira cyane. Urakoze cyane. Bisaba rero kuba maso. Twihuse cyane rero urahabaye, ingaruka uzibonyeho zirakuruhije, yenda ikizere kiragarutse. Tugira ngo twinjire rero mu rushako rwawe. Imana rero kugira ngo urwanye bya bintu byose, noneho wowe iwanyu ntibashyingira, ntibagira gute, ukeneye guca uwo mugozi. Yego. Kuko buri kibaho karande yakuvuyeho no guca umugozi byaje kugenda biterera. Intego nahise ngira muri ngewe nigishijwe ijambo ry'Imana rimenyesha ko Imana ibasha no kurema ibitariho bikabaho. Ko ari Imana ikora ibirori mu mfubyi, ko ari Imana igifasha abatagira shinge na rugero ikabakorera iby'imbaraga. Nzamukira muri uwo mwuka rero bwo gusenga mbwira Imana ngo Mana sinkeneye kuzishingira kandi narakumenya uri Imana ishobora byose. Ndakeneye ko uzankorera ibintu bishyashya bitandukanye n'ibyo nabonye wacu. Imana ihimbazwe cyane. Hallelujah. Imana irambwira ngo nukuri nzakugirira neza. Irambwira ngo nzakwambika imyenda ihabanye niyo wambaye iwanyu. Nzakwambika nzakuryamisha ahantu habanye naho waryamye iwanyu. Hallelujah. Imana ishimwe. Imatora iwacu ntibayo. Ariko Yesu avuganye nanjye, iwacu ntawe uryama kuri matora, ni njye nyine wahawe amasezerano n'Imana. Imana yanciyeho karande zo kuryama mu bishokoshoko no kwisasira ikirago umuntu akiyorosa ikindi.
ubu Yesu yamaye kuryama kuri matora ngiye si impano bagomba kuyiryama, bagomba kuyiryamaho. Ndabivuze ko bagomba kuziryama mu izina rya Yesu Kristo, kandi uzanshake baziryame. Murakoze cyane. Tubivuze buriya, turabivuze. Ubundi iyo karande zikuraho n'abandi uzikuraho n'abandi, hanyuma rero ugeze kurambagiza ubonye umugeni. Ubwo Imana muri uwo muhamagaro, Imana nyine yampaye uwo muhamagaro, irambwira uzankorera, izamuramwo impano yivuga butumwa. Ndazi kwifite no guhanura. Hanyuma rero Imana impa amavuta yayo, nkora umurimo w'Imana. Niho rero Imana yambwiye ngo ngiye kugukorera ubukwe. Numva birangoye kubyakira, kuko hari ukuntu umuntu ajya atekereza kuntu urugo rwubakitse na fagitire ahabwa, abagabo bahabwa fagitire ku manywa na nijoro na mu gitondo, nkumva ntabwo nzabishobora kuko ntabwo nari mfite inkingi. Kurumva n'ubundi nta fondasiyo yari ufite y'ubuzima kuko bwari bwarangiye. Yego, nta fondasiyo y'ubuzima nari mfite, natekereza urugo. Uhamagare mu rugo nta uri bubwire ntaki, mbega ni nko kwa kundi nko gutanga amasezerano yawe. Cyane rwose. Ubwo ariko ndavuga ngo niba ari Imana ibivuze no kubikora izabikora. Haleluya, haleluya. Hanyuma Imana impuza n'umukobwa wari warasenze Imana ivugana nawe ko atazapfa itamukoreye ubukwe. Ahura n'urugamba rwinshi rurerure, ni birebire mushumba, ashobora kuba utabizi, ntabwo nari nabikuganiriza ibi ngibi, ariko Imana uriya mugore wa mbere urabizi ko umuzi. Imana yantegetse kumushaka andusha imyaka, nari mfite imyaka 25, wafite 38, yandushaga imyaka 13. Hanyuma ibyo byo biroroshye by'imyaka, ariko Imana inyigisha kuyumvira no kuba mu bushake bwayo. Kuziho cyane. Imana integeka kumushaka, buriya yarafitemo virusi itera SIDA. Imana integeka kumushaka, ngira ngo si Imana tuvuganye, hari akantu njya nireferaho ko kuri Hoseya, Imana imubwira ngo ajye gucyura yanda ya Gomeri. Ubirebye nk'umukozi w'Imana wumvaga bitajyanye. Nanjye rero byarangiye nyine Hoseya acyuye Gomeri, aramujyana nyine, abavuze baravuze. Nanjye rero Imana integeka gushaka uwo mukobwa ungana gutyo, noneho ufite n'icyo kibazo. Kubyumva birakomeye, ndetse hatarimo kumenya Imana no kuyumva birushijeho, icyo kintu ntabwo wapfa kucyemera, kuko je nari muzima nubwo nakoze ayo marorerwa yose y'ibyaha, ariko Imana yarandinze, nabaye muzima impande zose. Ariko byarangiye kuko Imana yari yaramubwiye ngo nzaguha umugabo mwiza, nubwo Satani yafuhiye ubugingo bwawe agashaka ko akurimbura, ariko ndi Uwiteka nzaguhuza n'umugabo mwiza uzatuma ubugingo bwawe busoza amahoro. Ubwo rero uwo mugabo mwiza yabaye ngewe. Ahubwo se kugira ngo wemere kubana n'umuntu ufite ibyo bibazo byose, ni imbaraga zawe bwite cyangwa byagufasha umwanya? Ariko buri byamfasha umwanya kuko nabivuyemo inshuro zirenze imwe, mbivamo. Ariko Imana indusha amaboko, irambwira ngo si umugore nguhaye, ariko n'umugisha nguhaye. Irambwira ngo numujyana nzamuguheraho umugisha, nzamukumenyekanishirizaho, nzakora ibi n'ibi. Imana nyine numva imumpereho ibintu bikomeye. Hanyuma Imana nsubi inyuma gato, yajyaga impa amasezerano nkiri umusore, ikambwira ngo ndi Uwiteka nkingiye umubiri wawe, mu mubiri wawe nteyemo urukingo, iramwe ngo n'amaraso yawe ndayakingiye, nta ndwara izapfa kukwinjira. Noneho nkagira ngo nyine ni bya bindi nyine duhita turyoherwa, tukavuga ati Imana ihabwe icyubahiro, ntazi ahantu Imana igiye kunyuza. Ubwo rero impuza n'ufite icyo kibazo, ndamushaka. Hanyuma Imana imbuza no kubivuga no kuzabivuga iwabo, kuko nta n'umwe urwaye SIDA iwabo. Imana iramwe ngo urugamba ngushizemo uzarurwane bucece, ndi Uwiteka nzaguha umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabyemera, mbwira Imana ngo Mana, niba ari wowe tuvuganye, nanjye ndakwemereye,
uzandinde mvuga byinshi uyaka n'ikimenyetso Imana ndayibwira ati Imana nungirira gutya na gutya mfite ibimenyetso byanjye natse. Hallelujah. Hanyuma Imana irambwira ati wowe injira mu rugamba ndi kumwe nawe. Ubana nawe rero ukoze. Mbana nawe dukora ubukwe 2014 mu kwezi kwa gatanu mushumba barore kiriyo fasi ni wadusezeranije Remera. Dukora ubukwe turarangiza. Hanyuma rero haciye amezi 2 atangira rero kurwara indwara yo kuva biratinda duhora mu bitaro. Naramurwaje kuva ku kwezi kwa kabiri dushakanye. Mwaka wa mbere urashira, wa kabiri wikubitamo, uwa gatatu mpora kwa muganga n'ibiki. Wenda bafite n'ibyo bibazo suko batabyara, ariko jewe nta n'urubyaro twabonye mwaka kubera kuva birahagarara. Bimaze guhagarara ariko izindi ndwara zikomeza no kuza ndetse n'ibyuririzi bitangira kuza. Ndamurwaza ntangira kujya no gufata imiti Masaka. Hari abaganga bampaga imiti kuko numvaga kuyifatira hano hafi aha ngaha bitari binyoroheye nuko. Ariko mwaka wa mbere, wa kabiri, 5, 6, ku mwaka wa gatandatu ikigeragezo nawe kimugera mu mutwe kuko byari bigeze igihe nyene umureba ukabona ni umukecuru, abantu bakajya bamusuhuza ngo uraho umukecuru. Hanyuma nyene agashaka nko kubyanga, ariko ndavuga nti wowe ujya wihangana ntawe urwana n'igihe. Igihe ntawe urwana n'igihe. Igihe iyo cyakugezeho wemera ahubwo usaba Imana imbaraga zo guhagarara mu gihe, zo kuba mu gihe, cyangwa se zo kuba mu gihe. Koze cyane imbaraga zo kuba mu gihe, zo kuba mu gihe. Igihe kiguha ikindi gihe, igihe kiguha ikindi gihe. Urakoze cyane. No kuri kose wayi kwiyakira abona birimwe biramugora, akabona biramugora. Ariko nge ndamubwira nti ihangane, kuko nanjye iyo nkurebye shingiye kuntu umeze uwakwita umukecuru ntabwo yaba abeshya. Ariko komera, ihangane, tube muri iki gihe. Ahari Imana izahindura ikindi gihe, itugeze mu kindi gihe. Hanyuma birangije rero haciye iminsi yumva muri we ngo yarasamye, atwita zanda za imagination zo kwimagina. Iyo nda yageze iwanjye ndayizi kwibaho. Nuko ukwezi kwa mbere kurashira, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu tujya Nyamata ku bitaro bya DPR niho twipimishirije. Hanyuma umuganga arimo aratunyuza muri ecography aratubaza ngo muri bazima. Ati turi bazima, ati turi n'aba DPR, ati dusenyera igahanga, ati turi abakozi b'Imana. Donc mvuga n'ibintu batambajije kubera guhamuka. Birangije rero hari havuyeho umudamu abarozi bari bazingiye inda y'amezi 8 bayitwaye mu nda nyene nta kintu gisigayemo, kandi abaganga bari baramukurikiranye bakabona aratwite. Ubwo rero baba bamushize mu cyumba cyo kuruhukiramo no kuririramo kugira ngo ahumeke aze kubona uko ataha. Hanyuma natwe baturebye babona ntabwo turi bazima. Barangije natwe batujyana muri icyo cyumba tuhasanga umugore ari kurira cyane. Turamubaza, aramubaza ngo wabaye. Ati reka bagome bantwariye umwana w'amezi 8 mu nda, ati dore mu nda nta kintu gisigayemo. Nawe arangije wa mugore wanjye wa mbere nawe atera hejuru ati nagiye 6 barayijyanye, ati wakabyata. Nanjye mbonye ayo marira harimo n'umugore wanjye, nanjye ndavuga nti wakabyara reka nanjye mufasha amarira. Ati ariko ababarozi bazakizwa ryari mwakabyarwa. Nuko turawe icyo cyumba twari turimo kiba marira gusa. Yes we. Ubwo rugendo ubwo byo kuvuga amagambo yo umuntu aba yahuriyemo nayo hagati n'ibigeragezo n'ibishuko n'ibiki byari byinshi. Ni byinshi cyane kandi bimwe wagiye nabyumva. Uyu mugabo turaziranye, twarabanye namuyoboye muri icyo gihe cya periode y'amagambo muri hagati ya 16 na 2015 kugera 19. Ndabizi byinshi humura, gusa ikintu ngushimira n'ukuntu wabyitwaraga. Imana yaramfashije. Hari ukuntu wabibagamo nyine. Ego ubwo ngiriramwe ubukene bwo guhora kwa muganga. Ndangije ninda nayidahari ibintu bikomeye. Nuko birarangira rero turataha nyine ntanda tubonye muri ecography. Ariko tugeze mu rugo
yongera aravuga ati ntubona ko yandigarutse kandi mu by'ukuri ntayihari mushumba ahubwo ari igihe gikanda umuntu ikiyazo kikugeze kure kiravuna nuko rero imyaka 7 n'igice rero yuzuye tugera ku musozo w'icyo kintu Imana yangerageresheje iki rero yangerageresheje ikigeragezo cyo kwihanganira umuntu urwaye uhora urwaye nkakora inshingano z'abagabo nkakora n'iz'abagore nkahora mu bintu byose urabizi ko twajyaga dukubita nangiye guhaha nkora ibintu byose noza amasafuriya ari jewe nkora ibintu byose nkoropa mfura ngera gute kandi ngomba no kuza mu rusengero kandi ngomba no kuza mu rusengero nkayobora amateraniro ibintu bikomeye kandi utagomba kwerekana igikomere ntagomba kwerekana ahubwo nkajya muvuga cyane kugira ngo nawe ibikomere by'amagambo birimo biramutera kugira ngo nawe mwereke ko turi kumwe ariko abantu bakanga bakavuga ati ntabwo turi kumwe ati abandi bakavuga ngo mfite abandi bagore ibyo byo urabizi nuko ariko ndashimira Imana ko haleluya muri iyo myaka 7 n'igice nta kizinga kindi ho Yesaya ni ukuvuga ngo mwana w'Imana karandira kanyagwa irakuragira ikagushorera kugira ngo umutima ukomereke usubire muri bya bintu waranesheje rero naranesheje kubw'imbaraga z'Imana yes haleluya Imana ihabwa icyubahiro nyuma yaho rero iyo myaka 7 ishize nta mwana duhora arwaye Imana nibwo yongeye kunsanga irambwira ngo hagiye umuntu afite urutoki rukera arukorera iki ndayibwira ngo ararusarura iyo uteye ibishyimbo byo bikera ubikorera iki nabyo urabisarura irambwira ngo uko niko nje gusarura umwana wanjye kuko igihe cyo kumucyura kigize gute kigeze ubwo rero birangije ndayemerera kuko iyo Imana igihe cyayo kigeze nyene irakora ntacyo warenzaho arangije yitabye Imana mu 2021 mu kwezi kwa 6 nyuma yaho rero nyuma yo kumfusha uwo mudamu nyuma yo ijuru rimucyuye rimujyanye nyuma y'ibyumweru 2 Imana imanuka rero no kumpande masezerano rero irambwira ngo umwana wanjye naguhekesheje umwana wanjye ntiwamuta mu nzira irambwira ngo manuwe no kugushimira ndi Uwiteka Imana igishimira abakoze neza mushumba urakoze cyane tugira ngo tutuse nk'abasubira inyuma ho gakeya turaza kuhasoreza no kuvuga ngo hari akantu ushaka gushyiramo ko abantu badukurikiye batwumva urumva ko papa wawe yashatse abagore benshi noneho nawe atari ku bushake bwawe ushatse umugore wa kabiri akatari yo ntego wari ufite siyo ntego urumva icyo takarande noneho nakurushaka kumishura bikozwe mu bundi buryo ariko we ntiwabishaka ariko sinabishaka ariko hari ikintu ukoze uciye muri izo nzira z'uburemere kandi ikindi yaguhaye kuko waciye mu ngeso ko tuzi ko mudamu wawe ntago wavuze amakuru yiwe tuzi ibyo yaciye muri jenoside turabizi twabivuga ngo hatagira umutekereza ko mudamu we yari umuntu utarakoreraga Imana oya ni umwana wubashye Imana ariko uye n'ikibazo muri izo nzira kugira ngo dukiriyaringe nibyo cyane batagira ngo yari icyo manzi cyangwa bamuhanda yari umukozi w'Imana cyane ahubwo nibyo igihugu cyacu cyanyuzemo yisangaho burya muri jenoside abantu barafashwe nyuma abandi baranafatwa ibintu bikomeye cyane ibyo nta wabitindaho cyane ihohoterwa rigenda ribaho kugira ngo umenye neza ko umukozi w'Imana yatashye nta kizinga nta munkanya rwose kandi ko niyo ndwara ya SIDA tagiye kuyitoragura ku muhanda ahubwo ni byamukurikiranye urumva iyo tuvuga karande urumva ko deja nuvuga ngo wowe ubwawe nawe nubwo mugusha kuko je nkubwiza ukuri iyo mubyarana akagumaho nuba mukiri kumwe ariko kubera ko karande iza mu yindi sura ikazi ifite ibindi bintu ari mpamvu hoye na bwa bukene warebaga nzari komeye kwangwa n'abantu baguhora ubusa abantu bakubeshyira ngo urasambana ntayo wasambanije cyane rwose bakubeshyira abagore utana bagiyemo abandi bati ntabwo ari umwuka w'Imana ni stress ari kwimara yabyina ati yasaze mbega usa nkaho ufite urundi rubwa ariko rudasa no rwakera ukora ibyaha nicyo njanga abantu bashobora gusobanura yego uri murabyumva cyane rwose utaramya amafaranga mu ntoki wacuruza ibintu ukabigaho binyuze uya naracuruje kugeza nubwo ncuruje n'icyayi mu kajerekani
noneho ukagira igikundiro ku bantu ukayoberwaho kinyuze ibyo ntabwo byakubayeho byambayeho cyane kubona umuntu agukunze akwijeje ibintu mu kanya n'ubu byahezeyo inka nyinshi ibiki noneho n'amahirwe kandi ukabona wajya no gusenga ko telekomana bimeze biti ugasanga abo wabwirije abo wigishije abo wahazanye none ukabona wowe baragenda bakudepansa gusa ikintu nagukundiye imbere y'Imana bivugiye imbere ya kamera n'imbere y'Imana ku isi yose n'abankurikirana nabwo ngo ngiye mfite umuryango w'abantu 1010 barenga bakurikirana umwe bw'abera ministries nayo mbwire ngo uno mugabo izenda mushimira kwihangana umugore urwaye ubukene inzara amagambo menshi atandukanye ntiyatinyaga gufata mikrofone ngo aririmbe cyo nakigushimiye ntiwatinyaga kubyinira Imana kabone nubwo ukubabaje muhagararanye cyane ikindi cya gatatu wagira ngo ntugira amatwi yumva amagambo bakuvuga umva narayumvaga ariko akabari nko kumena amazi kwibuye ahubwo sukazi nje nagenda nkora ngo umugabo asinzira gute umugabo twara gute mbega umuntu wese unabona umuntu wese akwifatira uko akumva kandi ukabona ibyo urimo urabizi wowe ukarimba ugaceceka ugatuza ukagira gute amagambo menshi urusaku none nkibaza nje narakurebaga buryo cyane nkubwira nti haguruka uyobore ukabona turi gucika intege muri ibyo bintu kubera ko cyo yavuganye n'Imana aricyo navuganye n'Imana urumva ko karande yarajiza mu yindi sura noneho ugeragezwa uri n'umukristo kugira ngo ugwe cyangwa usambane cyangwa wibe uracuruza urahomba ushaka amafaranga arabura mbega ikintu cyose ukoze kuberwaho kikanga hamwe no kwishyuriza byakunanira pe umuntu yaguriza amafaranga kuyishyura bikanga kandi ntafite umutima w'ubwambuzi urakoze cyane kimwe nuko nawe nuhaye ntagusubiza nuwukopye ntagire gute ntanyishure kandi abona kubabaye baranyambuye cyane kandi mugahurira mu rusengero mukabyina ukarenza urakomeza urugendo nagira ngo mwumvise imbaraga za karande mu kurwanya amasezerano y'umuntu buriya mvuze ngo watanze ibitambo byinshi niyo mpamvu urugo rwa kabiri ufite ruzakubera umugisha n'umugisha niyo mpamvu n'ubundi ugeze kubona unatwara n'imodoka byose bikabaho nuvanga ubu ngubu biriya byose wakoze ni ibitambo ari iby'umubiri kuko ntiwajya gusanga umvise SIDA kandi nawe ubizi ntiwakwemera kujya mu bikoni ngo uteke kandi n'iki ukeneye no kuvuga ubutumwa ukabuze ngo ndava mu ikoti njye mu gikoni ngire ibi nibi ntituvuze iby'uburwayi bw'imbere cya mbere nta bashiki bakwegere ngo baragufasha nawe umukobwa havukana ntabaza ngo kumfasha we wabyikoreraga byose ubuzi gukora byose kandi warangiza ukaba nta n'umugore ufite ko kararwaye umva icyo nacyo ndakivuzeho buri ukivuzeho ndebwa mba nihuta nk'umugabo iyo umuntu ava ntacyo wakora bajye bumva ibi bintu zivuga ngo nturi umukenere kuko hari ibitari bukunde atari ikindi kibazo ahubwo ari uko Imana yagukingiye urumva ko karande irakurikirana igashorera rero tubabwire rya jambo rimwe ntiwabona gakondo yawe karande kikuri ku bitugu ntivyakunda bagomba kurwanira uburenganzira ndamubatumiriza hasigaye umunsi umwe azaza akababwira ukuntu Imana yamushumbushije urwego agezeho kandi Imana yabihinduye wabwira ngo Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha shalom shalom murakoze ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka